Mwene data mukundwa, inshuti ya Kristo, inshuti y'umusaraba, dore mesaje yawe y'uyu munsi. Marayika wawe ari kukubwira ngo ntiwiyanduze, ntiwihumanye, ngo ntiwiyanduze. Iryo jwi ngo uri kumva ni irishaka kukwanduza, riri kukubwira ngo ntuzabishobora, ngo bizatinda, ngo birarambiranye, ngo birakomeye, ngo ntubyemerewe. Ariko marayika ari kukubwira ngo iryo jwi ricecekeshe, ngo nturyemere rikomeza kukwanduza. Ni ijwi ryoherejwe na Satani, ni ijwi rya Satani rishaka kukwanduriza ibitekerezo, kuko nibyo bigusubiza hasi. Ibitekerezo byanduwe, ibitekerezo ngo byatokojwe, bigusubiza hasi igihe cyose, bigusubiza mu gahinda. Rimwe na rimwe ukarira, rimwe na rimwe ukagira ikiniga, rimwe na rimwe ngo ukumva isi urayanze, rimwe na rimwe ukumva wanze abantu, rimwe na rimwe ukumva ibintu byose urabizinutswe. Iryo jwi ngo ni irya Satani, riba ryatumwe na Satani ngo rizere kwanduze, ngo rizere guhumana. Mesaje yawe y'uyu munsi, ubutumwa bwawe bwa marayika bw'uyu munsi buravuga ngo ntiwemere guhumanwa. Uwo muntu ntaguhumanye, abo bantu babi ntibaguhumanye, abo bakugira inama mbi ntubemerere, uwo muntu ntiwemere inama ze, ngo ni abatumwe na Satani. Uwo ni umutego Satani ari kugutega. Satani ashaka ngo gutega umutego wo kwanduza uwo mwambaro wambaye. Ngo wambaye umwambaro mwiza cyane, wambaye umwambaro wera cyane. Uwo mwambaro ngo ntabwo ari abantu bose bajya bambara, ntabwo ari umwambaro wagenewe abantu benshi, ntabwo ari umwambaro uzambarwa n'abantu benshi. Ni umwambaro w'agakiza k'abatoranijwe, ni umwambaro w'abantu badasanzwe. Uwo mwambaro niwo ukuranga, uwo mwambaro wambaye niwo ukumenyekanisha icyo uri cyo, kandi ngo uwo mwambaro wambaye niwo uguhuza n'imigisha yawe. Uwo mwambaro wambaye niwo utuma ukurura imigisha. Uwo mwambaro rero ngo wari umaze gucya. Kera ngo Satani yari yarawanduje, Satani yari yarawumanyije, abarozi barawumanyije, barakwambitse nk'ubushwambagara, wari umeze nk'uwambaye ubusa. Ariko ngo Imana, haleluya, yari imaze kongera kukwambika umwambaro mwiza. Wari umaze gucya, wari umaze kwambara ukaberwa, agakiza kari kakubereye. Ngo ni nayo mpamvu imigisha wasengeye kera wari ugiye kuyibona. Ngo cya kintu wasabye kera wari ugiye kukibona, wa mugisha wari ugiye kukugeraho. Ariko ngo Satani yabifuhiye, Satani ngo yababaye, Satani ntabwo ashaka kuhagera. Marayika wawe ari kukubwira ngo gerageza kwitegereza, urebe amaso yawe, agerageze kureba, arebe iyo watashye ubukwe uko umugeni aba yambaye. Umugeni aba yambaye mu buryo bwihariye, umugeni aba yambaye mu buryo bwe. Nta muntu uba wambaye iriya kanzu umugeni yambaye, iba ari ikanzu igenewe umugeni gusa. Iriya kanzu igenewe umugeni niyo ituma ahantu hose akandagiye bose bigirayo, niyo ituma akandagira mu nzira batamutega, batamubyiga, niyo ituma umukwe amumenya, niyo ituma batabaririza ngo ese umugeni nindi, niwo utuma
batabaririza ngo ese tuje kureba nde. Buri wese iyo ahageze abasha kubona umugeni uwo ari we. Uwo mwambaro rero umutandukanya n'abandi, uwo nguwo nawe niwo wari wambaye. Wari wambaye umwambaro ugutandukanya n'abandi, ku buryo imigisha yawe yari itangiye kukurokariza. Imigisha yawe ngo ntabwo yari ikiri kubazanya ngo turajya he. Wari utangiye gukurura imigisha, wari utangiye gucirwa inzira. Ibyari bikwitambitse byari bitangiye kugenda byibwiriza kubw'uwo mwambaro wambaye. Erega uwo mwambaro wambaye niwo utuma n'igihe utasenze na cya gihe wacitse intege, ubwabyo ibyo ngibyo bikwitambitse bivaho. Ibyo ngibyo biguhiga bitsindwa, ni ukubera uwo mwambaro. Umwambaro wo ubwawo urivugira, kuko wowe wambitswe n'Imana, wambitswe n'ineza y'Imana, wambitswe n'imbabazi z'Imana, wambitswe na Yesu. Uwo mwambaro rero Satani yawufuhiye, ntabwo awushaka. Arashaka kuwiba, arashaka kuwuca, arashaka kuwanduza. Uyu munsi mesaje yawe iravuga ngo ntiwemere guhumanwa, ntiwemere kwanduzwa. Umwambaro wawe ngo uhagarareho cyane. Uyu yakoherereje ibintu bibi, yakoherereje abakubwira amajwi mabi, yakoherereje abagira inama babi, yakoherejwe abagushora mu byaha, yakohereje babandi bagusubiza mu byo waretse, yakoherereje abantu bakongorera utugambo tw'incantege, yakoherereje umutego ugamije kuguhumanya. Marayika wawe arakubwira ngo ba maso, ntiwemere guhumanwa. Uwo mwambaro wurinde, kuko ni umwambaro ukomeye cyane. Uwo mwambaro wurinde, kuko niwo mwambaro ukomeye cyane. Ube maso, uwo mugisha wawe utagucika. Umugisha wawe utagucika. Kwa kundi ngo wajyaga uhagarara kwibaza ngo ariko se ngo igihe kimwe bizemera ko bimera gutya, umunsi umwe bizakunda. Warageze kwisubiza ngo hari mfite icyizere ko umunsi umwe bizakunda. Ukisubiza ngo umunsi umwe nzabona ubuzima bwahindutse, umunsi umwe nzishima, umunsi umwe nzanezerwa, umunsi umwe nzashima Imana, umunsi umwe nzakorera Imana, umunsi umwe nzavuga ubuhamya, umunsi umwe nzavuga aho Imana yankuye. Ibyo wajya guhora utekereza ngo umunsi umwe, byari bigeze. Umunsi wari uyu nguyu. Satani yabimenye, kuko ntago ashaka kuwinjira muri uwo munsi. Kandi uwo mwambaro wambaye agakiza niwe uri ukwinjiza muri uwo munsi. Urinde rero, uhagarareho. Ikintu kiri butuma utiyanduza nta kindi, ni ukwishyira mu burinzi bw'Imana, ni ugusenga, ukongera ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, ukiyeza, ukirinda abantu babi, ukirinda ibigare, ukirinda kuvuga nabi, ukirinda gutekereza nabi. Kandi amaraso ya Kristo Yesu ukayuhagiza mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ugahora mu buzima bwera, ugahora mu buzima butunganye, ukishima, ukanezerwa. Nubwo uri kubona bidakwiriye, nubwo uri kubona atari mu gihe cyabyo, urabitegetswe. Kuko uko ubabaye, uko ugira agahinda, uko ucika intege, uko witotomba, uko unanirwa, uba uri kwanduza uwo mwambaro wawe. Marayika wawe aragukunda, marayika w'Imana aragukunda kandi arakunezerewe kubw'uwo mwambaro wambaye, ngo uraberewe cyane. Marayika ari kubwira ngo uraberewe, nawe wibwire ngo ndaberewe. Imana ishimwe yarakwambitse, kandi yakwambitse neza, ikwambika ibitandukanye n'iby'abandi. Imana yaguhisemo, Imana iragutoranya. Mwana wanjye, Imana iragukunze. Haleluya, haleluya. ngo ubwo butumwa bwawe, Yesu arakwemera, Imana irakwemera, marayika arakwemera, Mwuka Wera arakwemera. Reka nkubwire ko na Resi akwemera, kuko uwemewe n'Imana nta muntu utamwemera. Erega burya n'abantu barakwemera, kuko Imana yemeye nta muntu utamwemera, imwemeza abandi. Satani rero ntazongere kukubeshya ko batakwemera, burya ngo barakwemera. Imana ishimwe. Amen.